Ive yarahari nagiye kwa Muyango banumiye Ive yarari muri urwo rugo nta munsi numwe ndigera njya kwa Muyango maje kwagira inshuro ebyiri izo nshuro ebyiri zose nagiyeyo Ive yabaga hari habaga hafi hari nk'ikintu cyahabaye uri kumva Ive ntabwo yigeze anyereka yuko hari ikintu wenda no kugira ngo menye yuko Muyango yari yaramishe yuko yashwanye na Ive baguma mbyumva hano ariko nanjye nkanga kumwinjirira kubera ko atari wabinyibwiriye aho mbimubarije nyine abimbwira ariko nabwo bumva ko adashaka kumbwira nyine ibintu byinshi nanjye naga kumwinjira mu rugo rwiwe ahubwo kereka wenda rubanza nyine unyumve ari nka Ive wenyine uri hano akavuga ati Brian hari akantu wakoze mpita mbona yuko Muyango agucira bugufi kuruta uko ngewe ancira bugufi Brian yuko banza uretse gato ya dekanda kwinginze uri kumva nta chat niyi nimwe chat ngirana na Muyango zose ziri muri phone yanjye nta nimwe igisibika uri kumva nta chat nimwe ndi kwandikira Muyango ti wenda ndagukumbuye ndagukunda ibi nyine ibintu byerekana urabona abantu bakundana cyangwa se abantu badana baba bafite ukuntu bitwaranaho baba bafite n'ukuntu bavugana kuri telefone nyine wumva yuko harimo akantu mu by'ukuri ntabwo nzi ngo kereka Ive wenyine aramutse yicaye hano cyangwa se akazana cyangwa akagira n'umuntu umuvugisha kuri telefone akavuga ati Brian iyo ari kuvugana na Muyango ibintu yari arimo arakora arabireka akaturiye akabanza akavugana na Brian iyo bari gukora baratahana iyo byageze bicyabara nyine ibintu Kangoze ikibazo uyu mwaka 2025 Muyango yahagaragaye ahantu hangahe aba kuri social media n'ibiki byose ari kumwe n'umugabo we wamwimariye bambikanye impeta Ive n'inshuro yagaragaye ari kumwe nawe yaba kuri naje n'ibiki byose njyewe impamvu tugomba kuba turi kumwe nuko arako kuwa kane turakorana byanga byakunda snap ziri busoke zirimo Brian zirimo na Muyango kuwa gatandatu acamo umunsi umwe wo kuwa gatanu kuwa gatandatu twongera tugakorana uri kumva hari n'igihe tubona ibiraka wa yanjye yewe yanjye yagenze neza cyane ariko neza cyane oya memeretse kujya mumemeretse kubivaho de kat tugende gato hano twumvikana ikintu kimwe ikigaragara uvuye kwitaba abantu azabari gato nari twigendere mana oya nanjye ndagiye uko n'umukoboye sinzana vuye n'ibiki byose uje kutufasha nta hantu mvuye nari nabaretse ngo muvuge ariko umuntu arabareka ngo muvuge yabavugira bo bikaba ikibazo yaceceka nabyo bikaba ikibazo man nari ndi kubumva ndi kubamedita ntabwo nigeze ngenda deka nta n'umuntu nigeze nitaba ubitwe ndi gukumbira deka ni iki twumvikane kuri iki kintu ahangana ashaka kugira ngo Muyango ari gutwumva Muyango nguri hasi ari gutwumva Muyango uri kumva ikibazo ntabwo ari umuntu bita Keza nta kibazo mufitanye ikibazo ni deka ikibazo ni ntoza ni kimenye ni Ive na Brian so turashaka Brian nkunda wakwemeye ukajya muri kino kibazo ukakivanamo nk'umugabo oya ariko mani deka njyewe yaba uri kuvuga ubwo bugambo ngaba njyewe abantu bose abashuti banjye tujya twikunda nabo ikibazo ukakizamuka kivana nk'umugabo ari kandi wumva nyine ndi umuntu w'umugabo ubu mugiye kuzajya mutuma abagabo n'umugabo ntabwo tuzajya kugushyira mu bagabo ndagaswa ubu mugiye kuzajya mutuma abagabo niba uri umugabo wivana muri kibazo nk'umugabo umva ni ubu njye uzajya mutuma abagabo bose nimvugana n'abagore babo ariko barago ariko nimba natandukanye umugore n'umugabo basezeranye nabanje umwana amukubisenga plastique sinsazi ngasime mu rugo asanga ngimbora yacuramye ngarayireka ndagasa none bagiye bafata puturu cyangwa mumbujije kuvuga oya sheri wanjye uravuga aho vuga vuba kubera ko nanjye ngiye kugenda ngavuga nyine ngiye kugenda nanjye mu kazi nakerewe icyo mvuga ni iki ngiki rero twumvikane icyo mvuga ni iki ngiki mu nyibedeka sibyo ntabwo twaza ngaha abantu 5,000 bicaye aha ngaha ngo tuvuge ngo birarangiye ako musikora Keza afite abafana uyu munsi sha ariko se waburetse gato masima nawe kavuga bro waretse kavuga man waretse nanjye kavuga basi nk'amasegonda 2 ngaho ndabasabye basi Jesus Christ so umukene kuvuga ni iki ngiki aha ngaha ni tuza gukurikirana none se diguceceka mukuvuga ngo nagiye kuba mata telefone navuga ngo ndi wafuza ariko vuga nawe cyangwa okay kumvikana rero ikintu ni ukuvuga ngo aya masaha tuza kwitegereza umuntu bita Keza uri kunyumva Keza ashaka ukuntu ahura na Muyango
basolvinga ibibazo byabo babirangiza. Ntabwo Keza ari we ikibazo ni Kimenyi. Niba kugeza aya masaha Kimenyi ari wagiye gushaka Keza akamubwira iby'urugo rwe, urimo kunyumva uburyo Keza yakitinze kose byagomba kubangamira Muyango. Ikibazo ntabwo ari Keza, ikibazo ninde wumvisha audio, ikibazo ni Kimenyi. Aya masaha tukagaruka gutya umubano wa Kimenyi na Keza, uyu nguyu ntabwo tuza kuwukoresha statement Keza nta makosa afite. Niba numvise neza Brian, nyuma yo kumva audio ya Kimenyi yibwirira Keza akariragira n'ibibera mu buriri bwe, amakosa ntabwo ari ya Kimenyi, ntabwo ari ya Keza ntabwo no problem. Uko mbibona ukuri kw'Imana Keza nta kibazo afite. Ikibazo gifite Kimenyi waje kugusanga turi kumwe akakubwira amabanga y'urugo rwe. Tudatinza aho ngaho Brian, twumvikane. So Keza nabumwere aya masaha. Muyango ndabizi urakariye Keza, urumva ko wagusenyeye. Turi kumwe, keretse niba ufite indi verisiyo ko yaba yarateye akarimi ke mu matwi ya Kimenyi akaba yarayifasha akayinyunguta, umuhungu akabura control akamubwira iby'urugo rwe. Iyo ngiyo izaba indi verisiyo. Keretse Keza niba wararyoheje Kimenyi ukamugeza kuri extend aho ashobora guha amakuru y'urugo rwe, wamumanipiye, ibyo ngibyo byazaba indi verisiyo. Ariko aya masaha Muyango uretse gato erega Kimenyi hariya nonese gakobaza ikintu kimwe. Niba yarazaga akaza kukubwira agahinda ke nk'inshuti, kwa tubiye kuri inshuti ye, yarangiza ukamubwira ati kugira ngo nkumara akagahinda, kugira ngo ubwire ko hashize umwaka bino bintu bimaze iki. So uri kumva rero Kimenyi nk'umuntu wari ufite ikibazo, hanyuma Keza ntabwo ngende buze kuguhereza ndongera ngaro cyane mukumaza iki kintu kimwe. Ni gute umuntu waje kukubwira agahinda k'uruko rwe, amabanga yakubikije uyashize hanze, ubereye Kimenyi imfura? Okay, ngewe ikintu kiriho cyo, iyo umugore we ataza kuza ngo avuge ngo ngewe ngo ibintu dupfa, uri kubyumva, ngo ndabizi, urumva, akabijyana mu buryo ko Kimenyi yacumise Keza, urumva, akabijyana mu buryo ko ngewe ibibazo bafitanye ari ngewe ubiri hagati, ngo ibintu ngo nakoze ngo sinzigera ari undi munyarwanda ngo mbikorera, sibyo? Rero nanjye ntago nagombaga guceceka. Keza nkubwira impamvu. Yego yimbwira. Urabona n'ubundi nukubera ko amakuru nejo narakubwiye ngo umuntu urimo hagati yanyu na Muyango ukuzanira amakuru akayakuriho akayajyana iwe, niwe ubateranya, kuko mwebwe hagati yanyu nta kimupfa. Ntabwo ejo nabikubwiye, niba rero bari umunsi nakubwiye ngo nta kintu nzi mpfa na Muyango. Keza uzi ikintu kimwe, nibyo ko dufata ari kuvuga, umuntu uri inyuma y'ibi bintu byose ni umuntu witwa Yves, ni umuntu witwa Kimenyi. Ariko Yves nimba twaraganiriye banza nyine wumve nyine, we Yves yarazaga mukaganira, yagera imbere ya Muyango akamubwira ngo ngewe Keza nawe ambwira ibi n'ibi ariko reka mu block, akereka Muyango yuko wowe yakubrotse. Iyo koza amateka muri munsi koza amateka Keza, iyo ubwiye umuntu ngo nakoza amateka kabisa, iyo uvuze ngo nabrotse uyu muntu nukubivuga yuko uwo muntu nyine ntago aba ari umuntu mwiza kuri wowe, nyine uri kumwerekana Keza koza amateka mwiza kuri wowe, uri kumva? None Muyango nawe yabona uwo muntu ngo yamubrotse, ejo akongera mukabona ngo wenda muri kuvugana, kandi ari Yves kuzanira ibyo bintu Muyango nakumva yuko ari wowe uri kubateranya mwese mukaguma kwako nta n'umwe. Keza koza amateka. None se Brian, ko nabikwibwiriye ubizi, sinamenye ibyo gutandukana kwabo hashize ibyumweru 2 batandukanye. None se ibyo bintu nari ndimo gutandukana kwabo? Nyine urumva yuko kubera ko Yves we yazaga akakubwira, ariko yagera imbere ya Muyango akamwereka ko wowe nta kintu muvugana kandi mwaburukanye. Ariko rero umuntu witwa Yves afite ibibazo byinshi, akanya akandi kanya ikibazo ngiye kugisoma. Aravuze ngo ese ko DJ Brian yanga Yves cyane, ese ni ndamwanga nanga Yves koko mu bintu navuze mukeba wawe.
rero ntabwo nkunda ibibazo noneho nanjye yaragiye arihimura ninjye wamujyanye kujya kurongora umupopiste nanjye kugira ngo ngende kurongora umupopiste nashaka icyara cy'ikidije nkagenda nkakiyahuraho barakubeshya. wigeze kuvuga ngo kubera iki ntigeze nkubwira ibyo bintu ni uko ngewe ntashakaga nta matiku nashakaga niyo mpamvu ntigeze nawe nkubaza ibyo bintu bizanye mushaka kubinshyira wazanye ibyo bintu. Icyiza rero ni uko ukiriyarinze ibintu ukanyumvisha yuko atari wabizanye ari Yves. None se nanjye Yves aho yagiye kujya gutangira bajya gusambana n'ibyo by'abapopiste babo ninjye wari ufitemo uruhare cyangwa yari yarakariye njye buriya ni nk'ibiri banga Yves arakwanga naga mwanga ase wese urumva umuntu yaguhoreza umugore yagutwarira umugore n'umwanga ntagomba kuwunyanga. none si bya Muyango byo mu Bufaransa byari ukugira ngo nawe agaruke yihimure. None se sheri ninjye wafashe Muyango noneho mu Bufaransa se yaragiye guhurirayo n'undi Briane wa kabirira oya mu Bufaransa ari kumwe n'umwana bita umudije reka mubaze muba muzima ndagukunda betse ndakumubiriki ntabwo ari mu Bufaransa ari mu Bubiligi ese nigiri kuvuga uriya niwe wanjye umwana w'ikigali bita mumfashe ndije ngenda gukura abana ukagira ikibazo mwana uriya niwe wanjye muvuge mumfashe saba ariwe numvisha imihanda tumukubite shout ariko uri umusazi uravuga se muvuge mukubite shout ndakwiyamye dekagiye ndakwiyamye by'umuntu mukubite shout abantu abanyarwanda bose bumva so twakomeje so mwabyumvishe banyarwandakazi urugo rwasenywe na Briane nicyo twemejwe rumva ariko Briane nawe Muyango ntabwo ari umwana Muyango ni umuntu mukuru nimba yari imbura ikamuryohana agasanga iyo umugabo we ni ikintu cy'igitabapfu kiri aho mwana urenganya Briane gute mwana tujyana ukuri nta kintu ndezaho murakoze cyane byari byiza